yaremije ijuru afite ubutumwa bw'iteka ryose. Ubwo butumwa bwabwirwaga abatuye isi bose bo mu mahanga yose, imiryango yose n'indimi zose. Mwubahe Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Hahirwa umuntu uzahagarara imbere y'intebe y'imanza adatsinzwe. Mwubahe Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Hahirwa umuntu uzahagarara imbere y'intebe y'imanza adatsinzwe. Ubu duhagaze mu gihe cy'aba basore batatu bahamije uwo bazi badatinya, kugeza ubwo babajugunye mu itanura ry'umuriro. Basohoka muri bazima habe no kunuka umwotsi. Mwubahe Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Hahirwa umuntu uzahagarara imbere y'intebe y'imanza adatsinzwe. Mwubahe Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Hahirwa umuntu uzahagarara imbere y'intebe y'imanza adatsinzwe. Maze tuzabasha guhamya dushize amanga by'ukuri, mbona n'ubwoba dukura mu mwuka. Keretse ufite isezerano Yesu yasezeranye ko abasinziriye muri we bose bazongera kubaho. Mwubahe Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Hahirwa umuntu uzahagarara imbere y'intebe y'imanza adatsinzwe. Mwubahe Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Hahirwa